ushobora kuyica nta n'impamvu umubwiye. Muraho neza, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze. Nkuko bisanzwe ni ku Muragwa Family TV. Uyu munsi rero twahisemo ko twaganira ku kintu kijyanye n'igihe cyangwa se kubahiriza igihe. Byagaragaye ko abenshi twitwaza ngo ni amasaha y'Abanyafurika kandi mu by'ukuri tuba turi kwica ibintu byinshi. Ugasanga umuntu umuhaye gahunda arayishe akanakugeraho ukabona nta kibazo bimuteye pe. Ahubwo watangira kumubwira ati se ko byagenze gutya, ugasanga ahubwo niwe ugiye kukurusha nko kurakara kandi ari we wakwiciye gahunda. Ese byari bikwiye ko niba wahanye n'umuntu gahunda ushobora kuyica nta n'impamvu umubwiye? Ntabwo byari bikwiye rwose. Njye ntekereza ko ni wa muco wamaze kujya mu bantu bakumva ko kwica igihe ntacyo bitwaye, kandi mu by'ukuri usubije amaso inyuma usanga uba watakaje umwanya, uba watakaje uwo mwanya uraho ngaho wamaze gukora, wakagumye kuba wakoze n'ibindi byawe, aho kuri ko wamutegereje igihe nyine ko ntiwagira busubire inyuma. Icyo nshaka kuganiraho rero cyane cyane ni iki? Ni kubera iki cyo kintu tutagihindura tugumya twishyiramo ngo ubwo amaye gahunda ya saa 8, kuko gahunda iratangira saa 8:30. Kubera iki? Ko yakubwiye saa 8 yigeze akubwira saa 8:30? Ugasanga umuntu muhanye gahunda ya saa 7 ati reka saa 7:30, saa 7:10. Ukibaza kuki? No, aho bibera ikibazo, nkuko tubizi abantu bafite akazi bagenda gukora mu gitondo, abakorera leta cyangwa abikorera, akenshi n'ibisaha ari saa 3 kuki tuyubahiriza? Kuki tutavuga ngo n'ibisaha ari saa 3 reka tuhagere saa 4? Ni ukubera iki? Nuko tuba tuzi ko ya saha nituyirengaho 2-3 umukoresha azaduhana. None se kuki wakumva ko undi we aguhaye gahunda warenzaho icyo gihe kandi nawe yaguhaye gahunda? Niba hari aho ushobora kugenda wubahirije igihe, na wa muntu mwahanye gahunda jya wubahiriza icyo gihe, kuko nawe aba yagutegereje. Ikindi kandi ntaba yagutunguje iyo saha, muba mwabiganiriyeho mukabyemeranyaho, hanyuma wakagombye kubyitaho, aho kugira ngo haze kuba mu tuntu usange wenda yarakaye wamukiye gahunda, cyangwa se n'ibintu mugiye gukora mubikoze huti kubera ko cya gihe mwari mwahanye mutacyubahirije. Ikibabaje rero si no kwica iyo gahunda, ahubwo ikibabaje ni uko usanga na kenshi na wa muntu ugiye kwica iyo gahunda atabwira wa muntu bafitanye gahunda ko wenda ibintu byahindutse. Ibintu birashoboka, turi mu isi ihindagurika, ushobora guhura n'ikibazo kitatuma wubahiriza ya saha. Ariko se gufata telefone ukamuhamagara ukamubwira uti mbabarira igihe twe twahanye ntabwo ndi bucyubahirize kubera impamvu izi n'izi, kuko nawe ni umuntu arakumva, uko byakubaho nawe niko byamubaho. Nta mpamvu rero kugira ngo umwicire gahunda, uceceke agutegereze akubure, hanyuma uze niba akubwiye ngo kuki wishe gahunda usange ahubwo ni wowe ugiye kuzamura uburakari cyangwa se kumwumvisha ko nta byacitse naki. Oya, ibyo mwari gukora muri iyo minota 30 ishize gutegereje, niba yari afite indi gahunda wenda niba mwari muri bumarana isaha, urumva bibaye isaha n'igice, biratuma nawe niba hari indi gahunda afite nawe aza kuyica kubera ko wayimwiciye. Tugerageze kuya twubahiriza igihe, kandi n'igihe bitabaye ngomba ko twubahiriza icyo gihe, habeho ikintu cyo gukominikana kugira ngo komande zombi babyumvikaneho. Ushobora kuvuga ati wenda mu minota 30 ntago ndi buboneke, ngi wari ugutegereje muri ya minota 30 nkayibyaza ikindi nkaba nabikora.
ariko niba utambwiye ko uri buze muri iyo minota 30 ndavuga ibyo byose arahageze ugasanga rwose ibintu bibi ntabwo bigenze neza. Inama rero nagira abantu nk'abo ngabo nanjye ndimo nuko tutajya twumva ko kwica gahunda ari ikintu gisanzwe. Oya, niba wahanye n'umuntu gahunda yubahirize, hanyuma n'ibindi bizagenda neza. Twivanemo icya kintu cyo kuvuga ngo ni amasaha y'Abanyafurika. Oya, amasaha y'Abanyafurika se ninde wayashyizeho? Ko ari twe twabishyizeho. Kuki wakumva ko wadefanda ikibi? Kuki wakumva ko utakosora icyo kibi aho kugira ngo ujye mba ni amasaha y'Abanyafurika? Ntabwo ari byo. Tuba tugomba kugendera ku gihe, ariko nk'uko turi mu isi n'igihe bitabaye ngombwa ko tubyubahiriza, tugerageze tubwire abo dufitanye gahunda ko izo gahunda zahindutse. Ariko ntumve ko ugomba kwicira umuntu gahunda ngo wumve ko nta cyabaye. Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Reka rero twite ku gihe, kuko bizadufasha kugira ngo dukorere ibintu byacu kuri gahunda. Kandi nkubwisha ukuri ko iyo umuntu yubahirije igihe, ibintu abikorera ku gihe, akabona n'umwanya wo kuruhuka cyangwa se akabona n'umwanya wo kujya mu bindi, nta stress afite, nta stress wamuteye. Reka rero tujye twirinda kugira ngo tubere abandi imbogamizi yo kubatera stress, ahubwo tube muri bamwe batuma ibintu bigenda neza. Dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kudukurikira n'ibitekerezo mugenda muduha, tubizeza ko tuzagenda duhindura uko muzajya mugenda mubyifuza. Icy'ingenzi ni uko tuzatubazanira ibibafitiye akamaro. Murakoze cyane.